nitwa uzaba kiriho Erzendi umunyamakuru wa Radio Susuruka ivugira mu karere ka Kayonza Iburasirazuba bw'u Rwanda. Iyo Radio Susuruka ninjye wayitira iryo zina kuko amaradiyo ari menshi afite amazina atandukanye nkuko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Okay, amahoro y'Imana bande namwe mwese mu Radio Susuruka, reka bagezeho amakuru n'abategura imikino Rwanda yo kuri uyu munsi, yaba mu Rwanda no mu mahanga ndetse n'ayandi yose turayavuga. Nitwa uzaba kiriho Erzendi. Inama y'abaminisitiri yateranye muri village Rugwiro mu mujyi wa Kigali iyoborwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Mu byizwe muri iyo nama akaba ari mu mutekano, ubuzima n'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere myiza. Ku mutekano barebye uburyo amarondo akazwa mu Rwanda ashimwa community policing kubera ko aribo bantu bashinzwe umutekano baze gutanga customer care. Iyo ni serivisi nziza nkuko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Ku buzima bize ku bwisungane mu kwivuza mituweli de santé, kuri mituweli de santé ari icyambere. Hari abaturage batishimira ibyiciro bagiye bashyirwa mu buryo budehe. Mituweli ikaba yaravuye ku bihumbi 3 ikagera ku bihumbi 5 nkuko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ku rugo rwayo rwa internet nkuko byashizwe ahagaragara. Abaturage bikira mu Ruzigatsibo ngo babuze amazi meza ng'ijerekani y'amazi gurira igihe 5 cyangwa 300 bagasaba ikigo cya Wasake ni Water Sanitation Corporation kuba babona amazi meza. Mayandi makuru Ikayonza umugore w'imyaka 52 yashakanye n'umusore ufite imyaka 25 baramubaza bati kuki washatse umwana kandi ukuze. Ngo nibwo bwa mbere abonye umuntu mwitashire kuva yava kabisobanuro y'uko urukundo nta mupaka. Okay, mu Rwanda uyu munsi yabaye umuganda rusange wa nyuma w'ukwezi bose badivantisi umunsi bakarindwi nabo batagiye gusenga kuko insengero zarafunzwe. Abandi bitabiriye umuganda bitwaje amasoko n'amacako n'ibitiyo. Umuganda batagiye saa moya za mu gitondo. Na wanze y'u Rwanda nigo tugiye mu kanya. Hanze y'u Rwanda Uburusiya na Ukraine intambara yaciye ibintu kwa Vladimir Putin na Zelensky nkuko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ngo urubyiruko rwihangira imirimo ngo bamwe mu rubyiruko bazaba bamutare bashaka icyo bakora biteza imbere muri byose. Muri Kongo M23 wakomeje imirwano nkuko byakomeje gutangazwa, ariko M23 yigize kubesha ngo n'abanyarwanda bafasha umutwe wa M23. Nje nibaza ko burimo nafite dosiye ibyo ko bireba abanyekunga abanyarwanda bo baje mu gute. The new partnership for Africa Development Communication Body when we come in market for years in the South Africa in English in program stay organization Rasta for White News. Radio kunda mabuye journalist wa Mayenga Gasenke cyaga humbi imani. Andi makuru navuze nayashoshe ntayandi nagarukiye mu 6 primaire baba barambetinze magafaranga kurera Imana roho mutagatifu araguhumugisha nkuko wagenze mu mitima y'intumwa. Uyu mugisha ngustabiye ku Mana uzabudasanga kuvavu kuno famille yawe nkuko byashirwa agaragara. Yaba kajana yaba gasenkisa yaba gahumbu yaba bibiri Uwiteka arakogira umugisha dore ko namwe mwehema ngaho mereza agafaranga. Burya iminsi koko ni mibi ibabaza abakundanye, managura aya marira mwana nkunda tuzabonana nashiringira. Umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka ariko baje batumugari mu Kinyarwanda. Kera aha hantu habaga inka nyinshi cyane, birangije bahita izina mu Gasogororo kubera nyine bagendeye ku nka nyine zahabaga. Ubwo cyari Gisogororo cy'inka zikaba byinagira nyine kikaba Gisogororo. Nyine izina ryarakomeje tuhita mu Gasogororo. Ni ukubera n'icyondo nyine imvura iguye haba icyondo nyine hakanyerera. Hano ni mu Gasogororo urumva abantu iyo bakandagiye hasi imvura yaguye bamera nka zanga nyine bavuze za kera bagasyonyora nyine Ibisyogororo nyine shamu tuvuganire pe. Hano bahita umudugudu wa Gasogororo, akarere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange. Ukuvuga ngo hari Ibisogororo nuko nyine utageze uruguru gutya ujya ku isoko gure kuntu bimeze. Noneho n'aya mazu yacu tuba turimo dufite yacu twaguze, noneho turi gukandagiramo
turi kwinjira mu nzu cyangwa turi dusohoka twasogoroye nyine turifuza ko mutuvuganira urumva umuhanda bakaduha umuhanda pe badufashe badukorera umuhanda mwiza reba dushaka kwigira mu mujyi hariya nyine kugera mu mujyi ugerayo n'ubundi icyondo cyuzuye ukabura ukuntu ushyikayo mutuvuganire badukorera imihanda badukorera umuhanda reba hari n'isoko ubusiri isoko bivuze iki kuba Gasogororo hari isoko hakaba hitwa mu Gasogororo bazashakira umuhanda bahindurira izina bro hari ibisogororo nuko nyine utageze uruguru gutya ujya ku isoko ngo urebe ukuntu bimeze noneho n'aya mazu yacu tuba turimo dufite yacu twaguze noneho turi gukandagiramo turi kwinjira mu nzu cyangwa turi dusohoka twasogoroye nyine turifuza ko mutuvuganira urumva umuhanda bakaduha umuhanda pe badufashe badukorera umuhanda mwiza reba dushaka kwigira mu mujyi hariya nyine kugera mu mujyi ugerayo n'ubundi icyondo cyuzuye ukabura ukuntu ushyikayo mutuvuganire badukorera imihanda badukorera umuhanda reba hari n'isoko ubusiri isoko bivuze iki kuba Gasogororo hari isoko hakaba hitwa mu Gasogororo bazashakira umuhanda bahindurira izina bro hanze y'u Rwanda Uburusiya na Ukraine intambara ya cibino kwa Vladimir Putin na Zelensky ko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ngo urubyiruko rwihangira imirimo ngo bamwe mu rubyiruko bazaba bamutari bashaka icyo bakora biteza imbere muri byose muri Kongo M23 wakomeje imirwano uko byakomeje gutangazwa ariko M23 yigize kubesha ngo n'abanyarwanda bafasha umutwe wa M23 nje nibaza ko burimo nafite dosiye ibyo ko bireba abanyekongo abanyarwanda bo baje mu gute the new partnership for Africa Development Communication Body when we come to market for years in the South Africa in English in program stay organization Rasta for White News radio kunda mabuye journalist wa mayenga gasenke cyaga humbi imani andi makuru navuze nayashoshe ntayandi Ohe